roringa gutya nyirorinze. Urabona iyo nyirorinze gutya nibwo itiba Rolex. Urabona ukuntu yasaga nyine neza umureti capati bikanyinura ko biranasa neza kandi bimeze neza. Aho turakora subscribe, ukora subscribe uzagenda ubona utuntu twiza dutandukanye hano ku Gikoni Iwacu TV. Karekare kuriya ukongera ugahindura impande kuriya ndi kubikora ya amazi menshi ukaba wakongeramo agafarini cyangwa ukabona ipati yawe iracyakomeye ukaba wakongeramo utuzi. Ya ubonye ipati ya gikomeye itameze nk'ingi ibone ukuntu imeze wongeramo utuzi. Ya wabona yoroshye cyane ukongeramo agafarini nyine kugira ngo abakunzi ba capati rero reka mbereke capati uyu munsi wakora capati imeze neza kandi iryoshye. Yani capati iba imeze neza kabisa utekesha igitunguru kandi ikaba ari capati warisha ikintu icyo ari cyo cyose. Ya waba uri umuntu ukunda kuyigurisha ibishyimbo, ukunda kuyirisha impamvu ibishyimbo nyine capati yamaye cyane ku bishyimbo, ushaka kuyirisha umureti, ushaka kuyinywesha icyayi niwe urumva ni capati nziza cyane. Iyi capati y'igitunguru rero ibimo ikintu bita nk'icyo nakwita nk'umuhumuro w'igitunguru. Urabaza nyine agatunguru umuhumuro wako ukuntu uhumura. Ya urumva rero agatunguru rero gafata ugakata utuntu tw'utudayisi duto kuriya kugira ngo kaze kuzamo kameze neza. Ugashyiramo nakoresha agafarini gake kuko ntabwo nashaka gukora capati nyinshi, shyiramo na twa dutunguru twanjye. Ariko hano haba ushatse nyine washyiramo udutunguru duto cyane duke, ntabwo washyiramo twinshi kugira ngo wenda utaza kugora kwirambura. Ubundi ugashyiramo n'umunyu, umunyu ugashyiramo muke cyane. Ku bantu bafite umunzani ushobora gupima amagarama hagati ya 5 n'10, ya ugashyiramo 7 cyangwa se niba washyiramo 10 ariko ntube mwinshi kuko kuri iyi farini nashyizemo nk'amagarama 5 nashyizemo. Ugashyiramo na baking powder na margarine ukabanza ukabivangaho gake. Ya ukabanza ukabivangaho make mbere yo gushyiramo amazi cyangwa gushyiramo amata. Ya abantu benshi bazi ko nano capati abantu benshi bazi ko capati zikoreshwa amata gusa. Ya capati ntabwo zikoresha amata gusa, ukoresha n'amazi. Ya ukoresha amazi nabyo amazi rwose abikora neza, gusa nyine uri kubyumva karite ya capati irimo amata na karite ya capati ikoreshejwe amazi biba bitandukanye kamemu nuko uyirya urabyumva gusa nabyo ibiryoshye irimo amata nako irimo amazi nayo ibiryoshye cyane rwose nta kibazo. Ariko udafite amata rwose kwirushya ntukirushye wakoresha amazi nayo wayikora kandi ikavamo. Ya rero ukagenda uvanga gake gakeya uvanga ukubona aho harimo ubundi kantu ushyizemo amazi menshi ukaba wakongeramo agafarini cyangwa ukabona ipati yawe iracyakomeye ukaba wakongeramo utuzi. Ya ubonye ipati ya gikomeye itameze nk'ingi ibone ukuntu imeze wongeramo utuzi. Ya wabona yoroshye cyane ukongeramo agafarini nyine kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza birusheho gukomera. Noneho iyo umaze kuyikora uba uyipfunikiyeho akanya gatoya like iminota nk'icumi, ya kuri 15 kugira ipati yawe nyine ibanze ihumeke. Bigufasha iki? Bigufasha kugira ngo ipati yacu capati ize koroha kandi bikazatworohereza mu kuyirambura. Mu kuyirambura kwa kundi uyirambura noneho iyo umaze kwivanaho gutyo ukata amabure nyine iyo icyo gipondo kugira ngo uze kubona ukuntu ugenda urambura. Ukata bure ntoya bitewe na capati cyangwa se bitewe n'ipanu yawe ukuntu ingana. Niba ufite ipanu nini ushobora gukata amabure manini ugakora capati ngari, ufite ipanu ntoya ukata udubure duto kugira ngo nunarambura capati iri buvemo iza ari kuza ari capati itari nini cyane kugira ngo ikwirwe ku ipanu yawe nyine ubone ukuntu uyiteka. Ya then ukarambura bwa mbere uri kuyirambura rero uhera mu kuyigira karekare kuriya ukongera ugahindura impande kuriya ndi kubikora. Ya ukongera ugahindura impande. Ntabwo capati ubundi zigora mu busanzwe, ntabwo capati zigora. Rero yabonye ko nta n'amagi nshyizemo kandi capati ziri amoko menshi, hari ushobora gushyiramo amagi, hari udashobora gushyiramo amagi. Ni ukuvuga ngo ikintu hano nakoze no kugira ngo mbereke ko bishoboka, kugira ngo mwereke ko nyine birashoboka ko wakora capati ntushyiremo amagi kandi capati ikaza iryoshye. Noneho iyo umaze kuyiroringa nyine ufata akantu ugashyira iriya ni platine njye nakoreshaga cyangwa se tray, then ukafata akantu uri buzirambureho kugira ngo uze kuzishyikiriza aho uri buzitekere ku ipanu, ugashyiraho agafarini ukakabanza hasi kugira ngo capati nyine zitaza gufatana. Ya nazo capati nazo iyo ubonye ifarini itariho ubasha kuyongeraho kugira ngo zitaza kugenda zifatana. Ugafata ipanu yawe ukabanza ukayishyushya ugashyiraho amavuta, wamara gushyiraho amavuta dukeya nyine ipanu iba yashyushye ugahita ushyiraho capati yawe. Ya abantu nyine ushobora kubona capati wenda ukabona itandukanye n'iyo wariye cyangwa se
wakoze ahandi. Capati zikorwamo amoko menshi nkuko nagiye mbibabwira nyine, izo bashyiramo amagi, izo batashyiramo, hari n'ibyo zo badashyiramo igitunguru. Iyo ngyo tuzayikorana ubutaha, ariko nabanje kwereka igitunguru, utanze wakora indi capati itarimo igitunguru, just ifarini n'amazi biri aho bisanzwe gusa n'umunyu. Noneho iyo capati umaze gushyiraho amavuta rero hasi make, urabona gusigaho utundi dufuta hejuru ugenda usigiriza kugira ngo udatwara amavuta menshi cyane, nyine capati ikazamo ifite amavuta menshi cyane, ubundi ugahindura kuriya ukahindura kuriya. Ko utazi guhindura kuriya nk'abashefu kunage, utazanaga capati yawe ukayisanga mu mashyiga kabisa. Oya, ujye ufata akantu yegure neza, utayinaze kuriya utazayinaga ugasanga nyine uyisuyubika mu magi. Urabona ko nyine capati zacu zikujya zishya neza kandi zimeze neza, zidafite amavuta menshi, tugerageza gushyiraho nyine utuvuta duke duke. Hari abantu nagiye kubona mbona ukuntu bateka capati, arayifata ukagira ngo n'irindazi ari guteka. Oya, biriya ntabwo ari byiza, nyine bituma nyine uba uri kugabura amavuta menshi. Ari amavuta uri kugabura ntabwo ari necessary, kandi n'amavuta y'igihwagari ntabwo aba ari meza cyane ku buryo umuntu yayarya ari menshi ngo amugwe neza. Then urabona ko utazi guhindura kuriya, wakoresha n'ubu buryo nkweretse hano ukaba wayihindura. Wowe utarakora subscribe rero kora subscribe, kandi mujye mumara comment zanyu rwose, mumenye ko mwahageze, mumenye ko nagwaye ikintu basi. Niyo wagikunze niyo utagikunze unabimbwire. Hano rero capati, iyindi tip naguhereza, ujye uyizikora uzishyiraho nk'ahantu mu ishashi. Ishashi ifasha iki? Capati izo zigumanye wa mwuka ushyushye ziguma zoroshye. Urabona ko capati yacu yari yarangiye, ndi kukwereka nyine ukuntu wayizinga. Hano ngiye kuyizinga mwereke nyine, hano ni presentable yo kugira ngo mwereke capati yacu ukuntu iba imeze. Iyi capati nakubwiza ukuri, iyi capati biryoshye ku bantu bakunda capati rwose. Iyi capati wayirya mu gitondo, saa sita na nimugoroba rwose nta n'ikibazo ufite. Hano ngiye gukora icyo bita rero na Rolex. Hano nabavuze ati reka mbereke n'ukuntu wafata capati ugahita ukora icyo bita Rolex. Abantu bumva ngo ma Rolex ngo Rolex bayikora gute? Ufata amagi ukabanza ukayamena, ugashyiraho umureti. Uriya nashyizeho ni plain, ni umureti uri plain. Ushobora no kuwufata ugashyira ukabanza igitunguru, ukabanza ugateka umureti usanzwe, ariko utarawuhindura ugahita ushyiraho ya capati yawe. Ariko umureti wawe ushobora kuba urimo ibindi bintu, yaba igitunguru yaba ifiriti, ugahita ushyiraho capati yawe kuriya, then ukayihindura, ukabanza ukabireka bikabanza kumuka, ukongera ukamena andi magi. Ushobora gukoresha amagi arenze 2 gusa, njye nagiye nkoresha 2 kugira ngo just kugira ngo mbere ukuntu wakora iyo bita Rolex. Rolex yaciye ibintu abantu benshi birirwa bumva ngo Rolex ni gute wayikora. Rolex ni kuriya. Ndabyibuka hano kujya muri quartier umuntu ajya kuyigura nka 800 cyangwa 1000, abantu bumva ari ibintu bya danje, kandi wagura capati ya turuwasa n'amagi nk'abiri ugataha mu rugo ukabyikorera. Iyo umaze gukora, ushize amagi hasi, nanone ufata yandi wakoze bwa mbere ukahita uyubikaho hejuru, then capati ikaza iri hagati mu magi nyine. Abantu biryoshye kabisa, biba bimeze neza bya danje. Hano nyine kugira ngo rero waya magi wawubitseho ashiremo, ugenda ukanda. Nahise nifashisha aho ngaho mwiko. Abantu bagiye kuba uzambaza ati mwiko se mu gikoni ukora iki? Mwiko mu gikoni burimo kabisa, kuko mwiko twifashisha mu bintu by'ama kugira amakeke. Then urabona ko Rolex yacu yari yabaye Rolex. Rero ntabwo kuriya iba yabaye Rolex. Rolex yafashe izina rya Rolex kubera ko bahita bayiroringa gutya. Itekanye umureti ariko bakahita banayiroringa gutya, nyirorinze. Urabona iyo nyirorinze gutya nibwo itiba Rolex. Urabona ukuntu yasaga nyine neza, umureti capati byose byivanze. Iyi capati n'umureti biba biryoshye kabisa, biba biryoshye. Nabwo nanjye nari ngiye kuyitestinga ku nyuma y'igihe kirekire, ariko biba biryoshye cyane. Urabona ko hano nyine n'ishusho yabyo gusa bikwereka nyine, urabona ko biranasa neza kandi bimeze neza. Wowe utarakora subscribe, ukora subscribe, uzagenda ubona utuntu twiza dutandukanye hano ku Gikoni Iwacu TV. Njye yari Chef Alex, nawe ndabakunda cyane, mwakoze kuhaba. Thank you so much.